Abana bacu tuzasezeranye kuwa gatandatu basabye itorero ko tuzabasezeranya. Perezida turamuzi cyane kureba Imana umurimo w'Imana ahantu hatandukanye cyane muri rimwe n'umucuranzi. Rero turashaka ngo batubwire ubukwe, reka batubwire amakuru yabo, baratubwira amazina, tuzaratubwira izina rye iyo tuzi wenda n'irindi, hanyuma tubwire mugenzi we, batubwire gahunda uko ihagaze. Murakoze cyane, karibu. Murabaneza abantu b'Imana, turishimye kuba turi hano. Amazina yitwa Zikama Tresoro, fiancé wanjye yitwa Nashimwe Esperance. Dufite ubukwe kuwa gatandatu uyu nguyu, twari kwerekana mu byumweru byashize ariko hagenda haboneka imbogamizi, niyo mpamvu twerekanye uyu munsi. Ubukwe ni kuwa gatandatu, dote ni muri Excella Church kugaruka hano muri Foursquare, noneho tugasubira muri reception muri Excella. Numva ari ibyo, Imana ibamugisha, Imana yawe umugisha ubuyobozi bw'itorero. Fiancé no ndacongeraho uzobavuze ryambere ya mbere. Murakoze cyane. Ndacongeraho bavuze amakuru yose kandi bagiye kurondora. Reka twese tuzamura amaboko yacu tubasabira umugisha, urugo rwiza, ibitarakunda bikunde kandi badutumire mu bukwe. Uwiteka Mana nyir'ibihe, uri mwiza, uturemera ibihe byiza, ukaduha ibyiza, waturemeye ibyiza, umugisha imbere n'inyuma. Turagushimira Papa. Abana bacu wateguye, ukunda, waremeye ibyiza, tubasabira umugisha. Turagushimiye aho uzahereye n'aho bigeze mu izina rya Yesu. Na gahunda zindi zigiye gukurikiraho tuzishize mu maboko yawe. Uzabaje imbere, uzabarwanirire, uzabanezeze, uzabasetse, ubaremera amashimwe y'ibirori byiza, nabo basoza n'amashimwe bagushima kuko ibyiza ni wowe udutegurira tukabibamo tukanezerwa. Urakoze Papa kubaba hafi no kubarangiriza ibiri imbere kugira ngo umunsi umwe bazongere bahaguruke hano